ikaze nanone kuri The Boss Papa. Uko mubimenyereye kuri The Boss Papa tubagezaho ikiganiro igikosi cyane cyane kibanda ku bana barererwa muri Tsindabatsinde Football Academy, ariko kuri uyu munsi ntago ari byo turi buze kugarukaho cyane. Turagaruka kuri turno Tsindabatsinde Football Academy igiteguye. Umwaka ushize yateguye turno mu mwaka w'ibihumbi 2023 yari turno nziza cyane. Kuri uyu munsi rero ngiye kubagezaho abantu bose bitabiriye iyo turno yo muri 2023, hanyuma rero batubwire uko byari bimeze kugira ngo twinjire abakunzi bacu nabo tubinjize muri 2024 muri turno tugiye kwatendinga, ariko byibuza bamenye muri rusange uko yari ihagaze. Hanyuma mbere yuko mwakira ndagira ngo mubwire ngo muzabikure ya The Boss Papa, kubera ko noneho turno yose ama ekipe yitabiriye, haba Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, iyo mikino yose tuzagenda tuyibona kuri Tsindabatsinde Football Academy ndetse no mu mbuga nkoranyambaga zayo. Turakwakiriye, watangira wibwira abakozi ba The Boss Papa. Nitwa Sindi Paul, mfite imyaka 18, abambarizwa n'irerero rya Tsindabatsinde Football Academy riherereye mu karere ka Rulindo. Hanyuma rero Jesus ntabwo ari ubwa mbere muri iki kiganiro, tumuzi avuye i Burayi, si cyo kiganiro duherukaho. So rero nawe witabiriye turno ya Tsindabatsinde Football Academy igitegura ya 2023, yari imeze ite muri rusange? Yari ishimishije kuko icyo gihe tuba turi igihugu cyose, intara zose zaho, kumva mwamwishimye mwawe n'abantu mutabana. No kuvuga ngo rero ubu Jesus agamutse muri turno kandi ku nshuro ya kabiri. Hanyuma tubwire ambiance ibi hari yo uye mwese muri abakinnyi muje ku gikorwa kimwe. Turno ya Tsindabatsinde Football Academy cyane ko iba igamije gufasha abana b'Abanyarwanda bakiri batoya bafite impano yo gukina umupira w'amaguru, dore ko tubazanira abanararibonye, abantu bafite inararibonye kugurisha cyangwa se mu gushakira abana ama ekipe ku mugabane w'i Burayi bakaza kubirebera, hanyuma bakaba bagira abo bahitamo bakabafasha kwerekeza ku mugabane w'i Burayi. Hanyuma muri rusange ambiance y'abana ibimeze ite muri dortoir, aho murya biba bimeze bite? Ikintu ukuntu biba bimeze, tuba dusabana nyine aho mudaheruka wenda tuvuge n'abo Iburasirazuba tutaba duheruka kubonamo, tuganira tukajya gusangira ku meza, ariko nyine iyo tugeze mu kibuga umva tubaye abantu abayabaye ndetse. Hanyuma turno rero y'ubushize ni iki kintu yagusigiye? Yansigiye harimo experience ndetse hari n'ibyo bavuze tugomba gukosora, tugomba nyine twakosoye tuje kugaragaza ko twakosoye. Ikindi hari n'abantu nagiye munyana nabo arinze yaho. Hanyuma uri mu bantu bagize amahirwe muri turno y'umwaka wa 2023, babashije kugira amahirwe hatoranyamo abana 5. Muri abo bana 5 nawe ndimo. Hanyuma ni iki kintu noneho bigusaba muri turno yindi tugiye gukora kugira ngo uzongere ugarukemo, hanyuma wa muntu wavuhisemo undi nawe naza akamuhitamo, bigaragare ko atari ibintu byakugwiriye kuko ari impano yawe? Wiki ni wowe mukoro. Saba cyambere harimo gukora cyane, ikindi no gukorana na bagenzi banyu, bona ngo wajya mu kibuga ngo wikinane ugomba kuba uri kumwe n'abagenzi bawe bazwi dufashanya nk'uko dusanzwe tubikora no mu mashampiyona hose, kandi twese tugomba kwigaragaza. Ikindi nuko hari ibintu bambwiye ngomba gukosora, kandi nakosoye, nzi ko nakosoye, cyangwa ubu nje kubigaragaza ko narikosoye. Hanyuma rero twitega icyiciro ngomba kwitega, ariko ikipe yacu noneho nta rwitwazo dufite, igikombe twonda kugitahana kandi twese amahirwe basa. Rero reka dushimire abakozi ba The Boss Papa. Courage.